ese simoko ndeba ngonga kuri kwirukanka cyane habaye umva byihorere wa muntu ko ndeba simukize twaye mu ntoki bigenze bite ahubwo ndekure yampaye ubusuye umuhungu none hafashwe nini aha twamenye ariko se noneho yo hakoruka cyane bigenze bite kagahungu ntakumbone kagahungu kwa dative kagahungu turahuye kari kwirukanka kakoze iki ndakwica amaye nka dati byina wabona yibye buri abasanga ntamenya nyine kandi komeye akira nawo mwotsi tewe nagamo gacize none urumva uramusikero ngo ni kazungu twahageze buro nkiza ntabwo fungura we fashije umusikero ze machine wagangije ubugoryi vipi zana hano izi ngiza giye usanga yegeye kuri terasi akira ya wewe urahura kugiye nta kagahungu mboneye ko kwa dative Simoni Yesu we Simoni se uramubona umva Simoni we yageze kure nese yaragutwaye Simoni nzamwica yaragutwaye se Simoni yamariye ibitoki niwe ugucira ibitoki no ndamwifatiye ariko agiye kugitema nese ko yacyagucitse irangeragere wayifata nirukanse narushye shamba n'ubu ntiwamushyikira pe wikirirwa wirushye siko ayiwe mwihorere pe ngiye kuzamurega kuri mudugudu ngiye kumurega kwa mudugudu ntabwo yita ku bintu rega ngiye kumurega kwa mudugudu oya mudugudu nawe ntita ku bintu ushaka kuzamwira mwero zamufatira ko azagaruka siko azagaruka wikirirwa wirushye mbega umuhanya we mwihorere agatsinda yiruka nk'ingerage pereza bakosha ututwundajya no gukoresha ariko uramutse ngo ni kazungu kano gafoneke kazimye batazanahamagara zimye turata tugafoma yari afite n'inushe ya wikama nta bibazo akuja kubona nta mwotsi uri gufata shati eka nibitu mani nabinyo kuraga urabona witwarashe boro nzima we nta gushaka kumva ho akirashaka ni kamambo mani noneho birakomeye pe Niriwe mwana yanjye stress kuri uzi hari bimeze bite shanisa caranye cyane ndakumbuye narimbuye noneho amakuru cyane meza birukana kera ushobora waranyenze pe aha mba nibereye mu mirima nagiye gufasha mama guhinga baba we mudugu yo hakomera ngize amahirwe ndakubonye narinde nje kukureba yari ubuhorotse umva ubuhoro bwahehese ko banzengereje baranyibye barancucuye ubu ngubu sinkigira akantu mbona mu murima nyine kagahungu ko kwantuze ko kwa dative kamwe bita Simoni karanzengereje kanyibye ibitoki kabimazemo umva amakuru nkuzaniye noneho makuru se yako nawe rero ugira inkuru ego koma nanjye urabizi mva kubera ko buri nimugoroba nyine ndatembera amakuru ntago nayabona ubusaro nawe amakuru nzaniye naye ejo bundi mperutse gukubitana na sheri wawe ari kwirukanka kubagaho none wumva afite ibisebe yabyimbye agahanga reka sinakubwira niba baramukubise ariko noneho mbere ko duhura amakuru bunzaniye naye abasekeje ubwo se uje kumbeshya muri ibyo mubwira ni ukuri mbese yabaye afite ibisebe yabaye iki ibisebe barabifite baramukubise asigaye ari umujura ariba ubu ngubu rwose sinkibona igitoki cyo kurya uriya mungu nzamugire nte koko ni ukuri kose pe njye nabuze ikintu nakora kandi kamara kubica nkamenya ko ariko kabiciye ufite ibihamya rwose pe ibihamya ndabifite kuko karagahungu nigeze no kugafata karimo kagitema ndakirukankana karancika kwiki
kandi uramuhungu amaje kunara mu uyu mudugudu ashaka ko nzamukorera raporo akagiye iwawe ndamuzi pe ntabwo byo bintu yabikora ntukazana ndebera Maria kandi icyo mpfa nawe nuko nkubwira amakuru ugambira unzaniye amakuru ahubwo noneho sha ahubwo se ko twakubitanya yikoreye imyumbati yikoreye n'igitoki muri uriya murima we waba ukubize havamo iki Rwanda ariko ubundi Rwanda sheri wawe ase usigaye nawe umukunda ku buryo ushaka kumunyenga naga ari ukumukwangisha ibyo nkubwira n'ukuri nakubitanya na nyiri umurima nawe ari kumwirukanka ahubwo reka nkubwire nkubwize ukuri sibyo utandakaza urabizi turi inshuti ariko nimba ushaka kundakaza rwose pe ibyo byo ntabwo nabikwemera sinshaka gushwana na sheri wanjye hejuru yawe uratinyuka ukaza umbwira ngo ni umujura ari kwirirwa yiba kandi Maria icyo mpfa nawe nuko nkubwira ibintu ukanga kubyumva umva reka nkubwire sibyo ubushuti nabifitanye nawe burangirira haguruka utuvira uriya muhungu mufite mu mutwe dufite ibintu byinshi turi gupfa ntabwo ari kwitwara neza mu mudugudu wanjye ngiye mundekere ndaje nzakwereka ukuntu nzamubabaza ni ukuri waba umfashije ni nawe narinje kureberega none reka dutambikane naho ubundi ko bita imfubyi wiyibwiriza kurira umva nzakwereka mbabarira uzamfashe nzakwereka ariko we nyizera nzakwereka kuri Simoni icyo mfa nuko mba nkuzaniye amakuru ya nyayo mu mudugudu baramuzi mbabarira nta kintu nshaka kukumva ubwo nyine kanigendere ndumva udashaka no kubyumva nase nakunsezera ntabwo ngusezera mbabarira pe umva ubwo nyine niba cica kira gishesha uzagira ngo sinakubetare nawe ya nawe hanagenda kureba handebera ra nigenda urirwa ushaka guteranya abantu babandi gusa nta kindi kintu wamushoboye Salama viye. Ni neza. Ariko sha nk'ubwo uvuye he? Nari mvuye arayijya mu gipati na bintu byatanje. Ubwo se garukano. Garukano so mbaza Junior. Garukano. Uyibona ngo kigize ingegera nta n'isoni. Vai hano. Ko se viye ukagibuga bajya sizo swingi ako Junior ko ubushaka kugwana naje waje urabona undusha imbaraga wacu coco cyo buretse Junior banze tugere Gera mwana wangegera mbabarira pe mbabarira wese nkagikubita ariko Junior urabona waretse ngakereka ubwo urabona amaze kungana nawe sha umva reba hano reba Junior ufite ikihe kibazo reba hano ufite ikihe kibazo Junior reba kuva ejo bundi nturagira ngo waruri waragiye kugira ute nagwiriye nk'abajama abajama ni igiki Junior ugiye kunana Junior reba mukuntu wambaye reba Junior ibi ni ibiki ako Junior bite byawe izi ni drip nshyashya ugeze aho uza ukaza ugahangana na papa wawe koko icyo gisaza cyakizana zagara akumana ariko mana none nzamukora igikoma nzamukora iki Junior koko nzakora ugeze aho uza ugahangana papa wawe sheri ihangane sibyo ihangane umwana ihangane pe sibyo nukuri ihangane ariko reba hano reba byo kuririmba izo mvugo kandi zishaka sibyo Junior sibyo nawe rero nanjye iki ndeba nawe wari iniga ba mu byiniga niba nayo niga ariko nta nubwo nayo niga kwanza ariko ibyo byurimo Junior bireke byo kuzuhangana so kugenda ukarara yonge ubejo baskoga bazaze ngo abateye amata Junior uzahita ujyana na Junior ahubwo se wewe nane Junior mose ko ngiye kwirira Junior ariko ko numvuri kunuka wamwe itabi Junior ngahaguruka jya kujya osh yondera hara mu gisorori
ntakubiki ariko imyambarire yawe June nawe ubyuka izo swingi zawe shiri hankana nyine nuko kubyara bimwe hakura bize mama John karame mwana aratunaniye pe sinabikubwiye ibyo uriya mwana wabonye ukuntu yari yambaye hangare kumubita ndise narabikubwiye ariko kuri mwana atunaniye ahubwo umva agatekerezo sibyo shaka ko tuzamujyana mu ngororamuco noneho akaje niba mushyiramo amezi abiri cyangwa atatu yazasize ubwenge kugira nose ubona atari gise yajyara yige noneho ejo nihaza abakobwa batenda bizagenda gute ahubwo kizongera gutahamo hano azatahira umwana wawe agomba kuzataha kigomba kujya gitahara mu gikoni oya mu gikoni se bajya inzu yacyo rwose ntabwo nshaka ko urabona kiriya cyana kitazanyisha muri iyo nzu nta n'isoni tuza sibyo ariko mba mbona ari wo mworora ntabwo ari njye sheri mama John ni wo mworora nase nzakora iki abona ngaho mamagare polisi nta n'isoni mamagare polisi reka mamagare polisi oya nahita mamagara polisi urumva nase wagira bigenze gute uriya mwana ni wo mworora pe ni ukuri papa June njye umworora ni wowe ikigoryi ni icya nyina n'ubundi sheri ubu njye ndi ikigoryi urabona njye ndi ikigoryi ngiye kuzashaka undi muzamu ku manywa n'ikiza kiba cyasinze ntakagifungurire kitazanyicira muri iyi nzu urambonera n'isoni hanyuma bamwiciye pfiriya cyangwa se na hehe bakakica kikajya mu ngegera nk'izindi wabona igihe cyana gihangara kunkubita nta n'isoni papa June tumenya kuri umubyeyi oya ni wowe ucyorora nta n'isoni sheri urambabaje reka nigendere kandi be ikigoryi ni icyanyi nako ko barabivuze sike nta kindi ngomba gukora ngomba gushaka umuzamu kabisa kampamagare kuri isiko bamundi muzamu kabisa iki cyana cyazanyica ni ukuri kw'Imana Jewe mezitese cyameze neza nuko sure sha muri iyi minsi urimo uraba keza sha neza sha cyakoze kabisa sha ninjye wakunze n'abandi bacumbikiye abakunzi umeze neza ariko nuko umeze neza sha ndayibona ibintu ni fresh sha ibintu ni fresh kabisa ahubwo ufite ibanga rihezo ushobora kuba ufite ibanga umisha ese wambwiye ubwoko bw'amavuta basi uri kwisiga muri iyi minsi nyine kugira ngo urabona njye nakeneye kuba akayobese wowe ubwiza bwawe ntacyo wabuhindura yego bihinduye byaba bibi ubona ndi mwiza muri make cyane so umbwije ukuri ubwo urankunda sha nukuri ndagukunda yego sha biranshimishije cyane agerageza kuguha ibirenze kandi nzakwereka ko burya ngiye urukundo rwanjye kuko nagukunze rutagendeye ubusa cyane ega nawe uri keza nirirwa ibiki urambaza ngo ndirirwa ntago ndeba nzajya nirwa mu murima njye kuguhahira akanyama nze nsanga uri kumwe n'iki cyorezo nakubujije ariko mu by'ukuri ibintu byose nabikoze pe nta kintu n'iki na kimwe nari nsigaje usibye ko twari turi kwiganirira none no mbwebwe y'uruhu rubi wayigaruye hano mu bigenze bite niko wambwebwe nakubwiye ngo iki umva ntabikuboko by'amatwi ugira igihe nakubwiriye wagaruwe hano n'iki nyine ceceka ivuga gake ubwo rumva ndabisatsi gifite wagira ngo nibisika byaheze ku muntu igihe nahereye nkubwira ngo ndekere umwana ntabwo uba niko agakobaye nawe ugakobokawe nakubwiye ngo iki umva ndagushwanyuza nakwitwitiye amezi 9 nta muntu ugomba kukumburanya umva ndagushwanyuza nawe uno munsi urarara upfuye njye nanga abantu bumva nawe umva rero nkubwire wakizibaho warunyendaro kanze nkwemeza katumbagane katri niko gakaje